Ngwaye ikaze kuri Think Twice TV. Ese waruzi yuko muri Ministry of Youth and Arts ariyo bita MINIYOUth bashyize akazi hanze imyanya 9 yose? Ese waruzi yuko mushahara ntahanwa kuri level ya 3.2 ari 1650, naho level ya 7.2 amafaranga ntahanwa mu rugo akaba ari 2280. Iyi ni imyanya 9 tugiye kunyuramo turebe ibisabwa, kandi buri wese yisangamo kuba yakwaparenga kuri uyu mwanya, kubera yuko imyanya ntago isaba ibintu birenze, na experience y'imyaka 3 kandi abenshi barayifite, ukajya guhembwa neza. Reka duhere kuri uyu mwanya wa mbere wa Youth Center Coordination Specialist. Bakeneyeho umuntu umwe, ariko kugira ngo waparenga kuri uyu mwanya biragusaba kuba ufite bachelor degree in economics, bachelor degree in public administration, ufite bachelor degree in administrative sciences, ufite bachelor degree in sociology, bachelor degree in project management, ndetse na masters in rural development. Kuba ari bachelor, kuri bachelor hano barasaba yuko ugomba kuba ufite experience y'imyaka 3, naho kuri masters bigasaba kuba ufite byibuze experience y'umwaka umwe mu bifitanye isano nabyo. Iyo bavuga bifitanye isano nabyo, ntago wabibura rwose ku muntu warangije umaze nk'imyaka 5 yararangije kwiga, kuvuga ngo wabuze experience y'imyaka 3 ntago bishoboka rwose. Hano kuri Think Twice TV tuzajya tubagira inama z'uburyo muzajya mukoramo ama CV yanyu za experience zikaboneka. Icyo tubasaba no gukora subscribe no gusangiza abandi. Hanyuma rero nkuko muri kubibona za masters nazo ziremewe zijyanye na biriya twagiye tuvuga haruguru. Murabona yuko za bachelor degree in political sciences, bachelor degree in international development, masters in international development, ibi byose murabona yuko biri related kuri uyu mwanya ushobora kuapplyingaho kuri Youth Center Coordination Specialist. Umushahara ntahana ariyo bita take home hano ni 1650. Mwumve yuko atari amafaranga make rwose. Undi mwanya bashyize n'umwanya wa procurement, aha ni muri Rwanda Management Institute, ariko ababishoboye nabo bagiye kwapplyinga kuri mwanya procurement, ko turi kwibanda muri MINIYOUth. Undi mwanya rero ni Arts Regulation and Compliance Specialist. Ahangaha uyu mwanya wo nabyo bisaba kuba warize ibintu bijyanye n'ibi bikurikira. Ufite masters cyangwa se bachelor mu bijyanye n'amategeko. Kuri bachelor ni experience y'imyaka 3, hanyuma kuri masters ni experience y'umwaka umwe. Ufite bijyanye na masters muri business law, masters muri property law, masters mu bijyanye na intellectual property law, ndetse na bachelor zaho murabona yuko bazemera. Hanyuma rero applying bitarenze ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8 2026. Uyu ni umwanya wa kabiri turangije kureba. Umushahara wo ni wawo undi ni 1650 cash kwakira ku mufuka. Hanyuma reka twikomereze hano rero kuri uyu mwanya wa Youth Entrepreneurship and Access Finance Specialist. Requirements zone is the same, ni bachelor ndetse na masters, ariko ugomba kuba ufite bachelor muri economics, bachelor muri project management, masters muri economics, masters muri project management, masters muri management, ndetse na bachelor muri management. Akaza bachelor degree in development studies ndetse na masters barayemera, bachelor muri entrepreneurship na masters barayemera, ndetse na bachelor muri planning na masters muri planning. Kuri bachelor ni experience y'imyaka 3, naho kuri masters ni experience y'umwaka umwe. Tayari 350 ya buri kwezi net salary ku mufuka. Hanyuma rero ushobora kuba ufite akazi ariko ubona bahembwa make, ushobora guhita wapplyinga no kuri uyu mwanya. Ukazajya gukora ikizamini. Mbibutse yuko gutegura ikizamini cyo kwandika no kwibanda kuri job responsibilities nta handi bagiye rwose. Ubundi ukabuza inshingano ikigo cyagiyeho ryari, ese bijyanye na sport, iteramo inkunga ni ibihe, ibyo byose ukabubizi. Hari uyu mwanya rero wa 7 uri kuri level ya 7 n'ibice 2, ni head of central secretariat. Ahangaha birasaba kugira ngo applyingeho, birasaba kuba ufite bachelor degree in economics, nta experience basaba. Bachelor degree in secretariat studies, nta experience. Bachelor degree in public administration, nta experience. Bachelor degree in administrative sciences, nta experience. Bachelor degree in sociology, bachelor degree in international relation,
hakaza bachelor degree management, bachelor degree communication, bachelor in journalism, bachelor degree public relation, bachelor in degree in media, bachelor degree in human resource management, bachelor degree in law, bachelor degree in development studies, bachelor degree in procurement, psychology, library information, office management, arts and publishing, education, political science, education science, customer relation, agriculture economics, business information technology, linguistic and literature, and translation interpretation start. Bega umwanya usaba abantu benshi ba applying. Aha ni handi ujya kureba ugasanga nk'ibihumbi 10 byanje kwa applying tayari kuri uyu mwanya. Aha bisaba rero umuntu uzabona aka kazi ubu nararibonye. Bibutse ko iyi level murabona ni ibintu byinshi n'amadiplome barayemera. Hano kuri uyu mwanya wa level ya 7.2 umushahara nta hana take home ibihumbi 280. Bibutse yuko hano rero ari muri MINIYOUTH cyangwa se Ministry of Youth and Arts. Ahangaha ariho mushishikaza kuba wakwaprayinga kuri level ya 7.2. Umushahara nta hanwa warangije kuwumva. Umushahara nta hanwa ni ibihumbi 280 kuri level yawe ya 7.2 byose. Hanyuma rero undi mwanya bashyizeho hano ni umwanya wa Youth Health and Welfare Promotion Specialist. Uyu mwanya ni kuri wa mwanya wa level ya 3.2 bakeneye umuntu umwe n'umushahara nta hana y'ibihumbi 650. Hanyuma rero kuba ufite bachelor degree sociology development studies kuri masters nayo ni the same, ariko mbibutse kuri experience zigiye zitandukanye ko kuri bachelor baba basaba experience y'imyaka 3 naho kuri masters bagasaba experience y'umwaka umwe. Hanyuma abantu bize rero bijyanye na sociology, public health, development studies nababwira iki mwaprange kuri uyu mwanya. Hanyuma umushahara wiyongere ukaza nakoraga cyangwa se nako wakara gushaka kukavamo ukaba wakwaprayinga kuri uyu mwanya. Hari undi mwanya rero mwiza cyane wo kuri ujyanye na creative industry liaison specialist. Uyu nawe ni umwanya mwiza cyane naho basaba experience ndetse bagasaba kuri masters ndetse na bachelor. Kuri niba warize rero ibijyanye n'ibingibi project management, marketing, arts and publishing, entrepreneurship, tourism, culture studies, language and literature, creative arts studies, yes, nagushishikariza kwa prengano niba ufite masters cyangwa ufite bachelor bitewe na experience. Wibuke gutegura CV yawe ushyiremo experience nyayo, hanyuma wibuke no kwaka icyo bita tuhum it may concern cyangwa se certificate yo kugira ngo ubashe gushyira muri IPPC, ubashe kuba wakora application mu buryo bwihuse. Undi mwanya rero, undi mwanya ni administrative. Uyu mwanya wa administrative assistant abantu benshi nabo barawushaka kuri level ya 5.2. Hano umushahara nta hana ni ibihumbi 370 niyo bari guheraho hano kuri level ya 5.2 370. Urumva nayo ntago ari amafaranga make kandi murabona yuko nta experience basaba. Kugira ngo applying rero niba warize ibijyanye na economics, secretariat studies, office management, public administration, administrative science, international relation, management, communication, journalism, public relation, muri yabari ubwo turi kubijyanye na bachelor hano nta masters basaba kandi zero experience. Hanyuma media, law, development studies, procurement, psychology, accounting, office management, arts and publishing, political science, education science, finance, what is finance administration, customer relations, business information technology, social work, management, human resource management, language, administrative, linguistics, hospitality, arts, creative industry, marketing management, logistics, supply chain management, that's an office management and administration. Welcome to apply kuri uyu mwanya mwiza cyane, uyu mwanya wa administrative assistant muri Ministry of Youth. Umushahara nta hanwa ngana n'ibihumbi 370. Bibutse rero ko imyanya yose ari imyanya ikaba 9 kuri level zigiye zitandukanye kuva kuri level ya 3.2 aho amafaranga nta hanwa ari 350. Hanyuma kuri level ya 5.2 akaba amafaranga 370 ndetse na level ya 7.2 amafaranga 280. Take home
buri kwezi. Niba iyi video rero igufashije cyangwa se hari ibindi wifuza twongera muri video zacu aho tubereka akazi kagezweho gashaka kuba kagufasha ukaba wahembwa ubuzima bwawe bukagenda neza, ushobora kutwandikira hasi muri comment hanyuma ukatubwira ati jya twongeramo ibi ngibi, wenda tubwire uburyo ushaka kwaparinga mu gahita uba successful, shortlisting gakorwa neza mu buryo bwose. Ibi byose nzajya mbibakoreraho hasi, gusa icyo mbasaba ni inkunga yo kumpa ibitekerezo hasi, ubundi Think Twice TV ikaba umusemburo wo kubona akazi n'amafaranga no kubaho neza. Tuze guhura muri video ikurikira.